biravugwa, byaravuzwe, biri kuvugwa, ibyanditswe, amapaji ahinduranywa buri kanya ndetse niko yiyongera buri munsi. Reka tugaruke kuri cya gice cya kabiri cy'umugabo w'umuhemu waguranye indamu z'isi umuvandimwe we. Twashoje twibaza iki kibazo kivuga ngo ubwo wamutindi nyakujya mu karere k'iwabo ntibari bakiza amakuru ye, dore ko n'ubundi bacyari bamwitayeho, kuko n'ubundi kuba yaba yiriho cyangwa atakiriho nta kintu byari bibabwiye. Yaba yarapfuye se? Ibyo nanjye nakomeje kubyibaza, nguma kubyibaza, nibaza amakuru y'uwo mugabo n'ukuntu byamugendekeye. Ariko humura, wowe turi kumwe, we dukomezanyije, uraza gusobanukirwa. Icyiza ni uko wakomeza iyi nkuru ukayigeza ku musozo. Inkuru iraryoshye kandi irimo isomo rikomeye cyane. Ngaho reka twikomereze inkuru yacu. Ubwo wa mugenzi bahuriye mu ndege na wa mukene yarababaye cyane, atumva neza ubunyamaswa bw'uwo mukire waguranye umuvandimwe w'indamu z'isi. Wa mugenzi yakomeje gutekereza kuri wa mukene, akibuka ukuntu bari bamaze kuba inshuti bikamubabaza. Yakibuka ko aho agiye gufungirwa ashobora no kwicwa, amarira akamuzenga mu maso. Ubwo wa mukire we yikomeje urugendo rwe, agenda yicinya urwara, afite n'akanyamuneza kuko ibyo yari yapanze biciyemo. Tukiri hano, tekereza, uzirikane mu mutwe wawe, si buri wese ukurangira akazi akwifuriza gutera imbere. Hari igihe aba agiye kugukoresha nk'ingatego cyangwa se agukoresha nk'igitanda. Nshuti yanjye, nk'abo bagusezeranya amafaranga menshi cyane, sinkubwiye ngo uzange akazi, but you have better to think twice before you do it. Gusa ufite gutekereza kabiri mbere y'uko ubikora. Reka twikomereze n'inkuru yacu. Ubwo wa mugenzi yaje kubitekerezaho, asanga ari ngombwa ko ajya kuri polisi aho wa mukene yari afungiye. Yagiye yitwaje ibyo kurya amugemuriye. Yagezeyo baramukundira, amuha ibyo yari amuzaniye, bagahuza amaso wa mukene. Bagihuza amaso wa mukene yararize, abona ko nubwo umuvandimwe yamuhemukiye, hari abantu bagifite imitima myiza ndetse bagifite umutima wa kimuntu. Ubwo baravuganye, wa mugenzi abwira wa mukene, amukomeza ati humura, wasanga Imana igira ngo igire aho ikugeza. Humura kandi bizagenda neza. Ubwo wa mukene arongera ararira, avugana ikiniga amushimira uburyo ababajwe nawe kandi barahuriye mu ndege gusa. Kuri iyi si haracyariho abantu bafite imitima myiza. Ni ukuri nawe gira umutima mwiza. Ubwo wa mugenzi yahise yihuta, asaba ko yavugana n'umukuru wa polisi. Arangije nawe amubera imfura, amuha umwanya amutega amatwi. Ubwo baraganiriye, amubwira ukuntu yahuye na wa mukene mu ndege. Arangije amubwira ko uwo bafashe atari we nyiri ibicuruzwa byari bitemewe, ko ahubwo ari ibya mukuru we bari kumwe mu ndege. Uwo muyobozi wa polisi aba ararakaye, aramubwira ati ibyo uvuga ubifitiye ibimenyetso cyangwa nawe murafatanyije, murashaka kubeshya undi muntu? Ahita amubwira ati nawe turagufunga nk'umufatanyacyaha, cyangwa se tugufunga nk'umuntu uri kugerageza kubeshya polisi. Wa mugenzi bakuye telefone mu mufuko we, atangira gushakisha amashusho, ariko anafungura amajwi yafashe wa mukire ubwo yamubazaga ibibaye. Umupolisi abonye amafoto yafashwe rwihishwa, aratangara cyane, abihuza n'ibyo yumvise. Ahita ajya guhata ibibazo wa mukene, amubaza amazina ye, asanga ntaho ahuriye n'ari ku byangombwa, ahubwo ababwira ko ayo mazina bari kumubwira ari aya mukuru we bari kumwe mu ndege.
dore ko atarazi no gusoma ngo abe yamenya ko bamuguraniye amazina yiwe nayo. Ubwo wa mupolisi ategeka ko bakora umukwabu ku kibuga cy'indege, bagasakabura indege ivuye mu gihugu cya wa mukire hamwe na wa mukene. Ntibyatinze baze kumugwaho, basanga koko ibyo babonye ari byo. Basanga yari afite impushya z'impimbano, nuko bahita bamutambikana. Wa mukene bahise bamurekura, basanga wa mugenzi yaje kumufata n'imodoka. Yaramujyanye, abamucumbikiye mu gihe bashaka impapuro z'urugendo kugira ngo amusubize mu gihugu cy'iwabo. Nyuma wa mukire yaje kuburana, ahamwa n'ibyaha bitandukanye, nuko bamukatira imyaka 50. Nyuma wa mukene yaje kubona ibyangombwa arataha. Wa mugenzi niwe wamwishyuriye indege, amwishyurira na buri kimwe yagombaga gukenera mu ndege. Hashize iminsi mike, wa mukire yaje gufatwa na kanseri aho yari afungiye muri gereza, iramuhitana. Ariko yasize yandikiye urwandiko wa mukene amusaba imbabazi, anamubwira aho yasize imitungo yose niyo yari yaramuhuguje ababyeyi babo bari barabasigiye. Nuko wa mukene nawe atangira inzira y'ubukire gutyo. Aza guhamagara wa mugenzi bahuriye mu ndege, amuha 1/3 cy'ibyo yari afite nko kumushimira, amubwira ati ni wowe mbikesha. Uwo mukene yaje gusubira mu ishuri. Ikindi kandi ishuri ryari iry'abakuze, ryari hafi tubaye mu ngaruka z'ibyo twakoze, amenya gusoma no kwandika. Twabikoze mu kanya kashize no kwiga indimi z'amahanga hashize. Ariko afasha abatishoboye tujye kwakira uko tubayeho, kandi yibuka ahantu yavuye, agahora ashima Imana cyane, avuga ati Imana warakutwarwa n'irari ry'inshuti yanjye. Bose twabisanze kuri iyi si kandi twarayisanganye, tunezerwa ubuzima. Ni ukuri tuvanayo ibisizi ariko tutabuguranye ubw'abandi. Ikindi kandi gira neza wigendere, reka ngusabe neza uzayisanga imbere. Wowe tugeze bakubwira ngo gira neza, ariko gira neza. Mbabarira usige komenti umbwira ukuntu wumvishe iyi nkuru, ndetse unangira inama y'icyo nkwiye gukosora n'icyo nkwiye kongera. Still Mob Sick Level, your brother from another mother. Keep in mind this name, Modern Boy.